Ikaze mu kiganiro Queen of Hollywood ukurikiye ku Genesis TV 387 Canal Plus Gasirabo Popo Pole umusore wanyu Lady Nehema Bonsoir. Bonsoir. Kare dasongo wakibagira. Ngayivuga. Ifata mu mutwe. Aya reka bunzagashyira Friday ni wo munsi wanyu. Bunzagashyira kuri Friday. Uzajya kwirira ibigori. Friday tugomba kujya kurya ibigori. Ariko ibigori. Amenyo yarashize. Urwagwa. Yashiriye muri 2020 igihe corona yabaga. Uzanumva nakibazo ibijumba. Nubwa mbere nakumva corona ikura umuntu amenyo. Ye numvaga yaratwe nk'ibihaha we. Niko mbaba tujumba n'utubuga. Birimo. Urabinomba ufata imboga nyine za dodo n'ibishyimbo. Bigashya warangiza ukabinomba. Hajya bita maganda. Maganda ni ibiri kumwe n'ibishishwa byabyo. Ibinomba nomba. Iyo tukubwira ko nta menyo ugira. Nta menyo ugira binakiza na bwaki biriya bintu. Uravuze ngo kora rwaye bwaki. Asira mu murapi. Iyo nabyaga icyo ndikubabwira rega uwo muganda n'abanyu mushaka kuzajya kurya mu bijumba n'ibyo ngibyo n'ibigori. N'amateke. Twe dushaka ko ikivuguto hamwe n'ikijumba. Hola. Nyine natikite ni muri gira. Tubwira ngo mwese mudukurije ko kuwa gatanu natwe tuzajya kumuganusha. Ni muri gira ubuhinzi. Kandi hano turi muri Kigali turi muri gira ubucuruzi. Ariko mu bucuruzi bw'ubuhinzi bacuruza iki? Bacuruza ibyo basarura. Nyine twebwe tusarura umusaruro wacu ni amafaranga yavuyemo nyine turayarya n'ubundi. Aya muri gira ubucuruzi. Ese amafaranga bayakoresha iki? gira ubucuruzi. Nyine amafaranga urayagura. Uyaguramo ibintu. Nyine twebwe rero tuzajya kubirya ibyo basaruye. Ubwo se n'urya n'ibyo nabo bariye bwoza muzaba butandukaniye. Ariko ntabwo nyine itandukaniro n'abantu bariye. Kuko ngewe nkora kugira ngo ninjye. Turi muri 2022 ntabwo. Je sais pas, bya 2022 ntabwo nzi ko 2022 indazifunze. N'umuganura biri bujyanemo. Nge ndibaza impamvu yumva ko muri 2022 tutarya. Muri 2022 ntabwo nyine warya nk'ibintu kameme. Umva warya iki se? Nimba ari muri Kigali kameme ugenda wifate neza ugure wenda nkakuga kuku agafuntu gakozwe mu ki agakeke gakozwe mu farini ifu sifaharya ifu y'ikigine y'igikoma chapa mandazi ono musemburo chapa mandazi ni musemburo ifarini ya farini sikora mandazi akupuri no nakumenaho cyane nazi farini nyine se ntiba mu ngano n'ibindi nk'ibyo byose nyine ariko kamwe muri kumva ko ari mu ngano mbega wanje digital na bintu bya digital twe turashaka ibishyimbo ibijumba amateke ibihaza imyumbati tuzajya gukorera noneho Nyanza njyewe icyo mva nuko nzajya kurya umuganura bigori icyo mfa nukujya kurya ibyo ngibyo nyine aho narira Nyanza narira Huye narira Nyamagabe narira Rubavu cyangwa Rusizi whatever upfa kutansanga muri studio upfa kutansanga muri studio oya sikari kandi ndiko uyu ntabwo ari umuganura upfa kuba nticaranye ibi ngibi byo kurya se umuganura oya pore uwe wundi nibi byawe wicaye aha oya nibihe bindi nyine nkaha ngaha nyine nibyo nakubwiraga nyine kuko tubiriya hano turi Kigali niyo mpamvu twakabaye tuzana ibintu nkaha ngaha okay hashaka umuntu w'Inyamagabe cyangwa se w'Inyanza kuko ariyo n'amata aze dusimburane njyewe uwo munsi manuke nawe aze hano ninde wawungutse se kwini y'umunyabanye yebyo risaho umva nihuze kandi icyo gihe namusaba ko biba vendredi samedi dimanche nta bintu byo kumbwira ngo njye Nyanza mwamata ntago twata gwita utaha ngo uwo munsi ngo ntayike ngo hoya ngomba kugumayo nkabanza ngaca kwa Haji ngakomereza yazamuka nta bintu byo kumbwira ngo uwo munsi ngo samedi ngo mbe ndi Kigali nkagumayo dimanche nkazagaruka muri Queen kwa mbere dusagakora ku kantu bashaka abantu dusimburana bahari bose duhinduranye switch ubwo ni kwa kane nimugoroba kugira ngo kwa gatanu we zaba ari ariko kireba icyo kiganiro ntago bava hano twinjira muri topic yacu ya I am sorry utangire mbere yo gushima ubanza usaba imbabazi ikibazo nta muntu n'umwe ujya wemera uzi impamvu barahari
ngewe kereka niba wese ntabwo wagize nabi moya ndashaka mpere muri abo ubona nakatiye nakoze oya kumukatira harabo warokoye kuko uyu munsi bari kuba bafite umugirlfriend umubi cyane kandi bo barashatse gutese akavuga ati sindashaka ariko kandi ndagukunda ukaba ukirindiriye umukobwa ugeze mu myaka 20 uri kandi uwo mugabo yakatiye umugirlfriend umukeneye muri iyo moment oya hari umuntu ukatira bikababaza uyu nguyu oya ikibazo cyo kumubabaza hari igihe umuntu agukatira akaba agufunguriye inzira narayibuze abankatiye bose ko nabuze inzira nyine wowe baragukatiye bifungurira inzira yo kurongorwa kuko werekera umusiribateri kuri bo yes gasirabo rero abantu we yakatiye bose babaye mariye bivuze ngo yabagiriye neza kubarekura bituma abo bahuye nabo bashaka abagore n'isezerano ryabo iyo baguma ubwo nta sori yaba we nta sori yaba nanjye nta sori ntabwo niba bazira gasirabo bakoranye pata wowe nande nyine none se abo wowe warekuraga abakobwa warekuraga n'abagabo gasirabo yarekuraga niba bimariyaga bipata guteze banasanga banahuye byo rero aya nta kuko myaka yako na myaka yabo myaka yako na myaka yabo yako ni myaka yabo makaya wayase ntabwo bari guhura n'abagirlfriend bawe nkurikije imyaka yabo n'abagirlfriend naho bahuriraga ndisubiza ko umutipe wa 35 cyangwa 40 cyangwa 45 ashobora gushaka umukobwa mu ushatse kuvuga ko ufite kuki ariho garukiye mu myaka mvuze yose ese kuki bikora ni kwa kandi si ngombwa baba so ashobora gushaka umuntu wa 25 so naso tugomba gusaba aho ngaho oya njyewe numva sorry ya mbere ihari ushobora kumubwira uti dutandukane ukamufunguriye inzira ariko hari uburyo ushobora kumubwira sorry cyangwa ukamubwira ngo dutandukane ukabivuga mu magambo mabi hari abakobwa kera nabi ugasanga umuntu umweretse uko musuzuguye ko nta zero ari fake nk'abantu twabaye icyo nicyo ndi kuvuga rero kuko uyu munsi abo bantu ntago bari fake nk'uko mwabitekerezaga icya kabiri nta muntu fake ubaho mbibutse yuko umuntu wese aremwe mu ishusho y'Imana nkwibutsa ko udashobora kumurema uyu munsi mbahaye abana bo muri gardienne bakoresha icyo bita pate modere ni ibumba ry'irisimu apana rya ibumba ryacu nkakubwa ngo bumba umuntu ushaka wifuza ntabwo wamushobora ntiyanahumeka ntiyanagenda sibyo nta nubwo wamushobora icyo gihe rero bikuwereka ko umuntu wese udakwiriye kumusuzugura kuba yagize amahirwe wakakwishimira wowe ntumwishimire nk'umugabo w'ejo hazaza ntago bivuga ko ugomba kumusuzugura rero ndasaba Imana imbabazi ko ariko se kuki usaba Imana imbabazi abo babikoreye bakiriho Imana se niyo wasuzuguye oya barahari bose bageze ku isi ubu ngiye kubasaba imbabazi niba hari uwo wabwiye nabi ariko ushobora kubwira umuntu ukamubwira uti wifuzaga ko njye nawe dukundana tukabana cyangwa se tugendana mu mubano ariko njyewe ntago ndi ready wowe urabona ndi ready ariko njyewe ndiyizi neza ko ntari ready so sinshaka gutwara umwanya wawe cyangwa nawe utwara uwanjye uvuze neza byiyubashye umuntu ajya gukatira gutya of course mugomba kuvuga ibintu byiyubashye kuko uba ugomba kumwubaha ndi kumva urukundo rwakwiyongera ntabwo ugomba kumubwira ngo yagutekereza se ngo njyewe nawe urabona hari iyo wirebye ubona ni type yawe ni type yawe noneho nkibaza wowe uhagarize mu iyihe type sometimes hari abakobwa bakubwira nk'ikintu njye ntabwo ari type yanjye hari abakobwa nzi abashuti banjye bajya bambwira ngo agahungu ngo kari fake nkahita mubwira nti iyo nkurebye mbona uri inyuma ya wa wundi kuko ni fake kuki ngo urabona ngo ukuntu kameze rero nkamubwira ese ujya uhagarara muri mirror ukireba ukuntu wowe kameze kawowe bikarangira ambwiye ngo mvugira abatipe nkabwira ntabwo mvugira abatipe nuko ari njye uri kubibwira uyu munsi ubibwiye umugabo ibyo ngibyo uri kuvuga cyangwa wowe akaza akakubwira ngo you are not my type wazurira ugashaka n'ikintu ujya kumubeshyera kuri RIB kugira ngo bamumanure mageragere ariko wowe uri kubona ko atari type yawe noneho nkakubaza ngo type yawe wowe uriho ubundi ubarizwa muri level ukayishaka ukayibura noneho niba uyibuze ngo ushyire muri level y'icyo ntazi icyo uri cyo none ndebe ya tape wa mutipe wavuze we byibuze muri tape ya fake
ariko wowe ntacyo uri cyo nsabugane baba yisiye tayo noneho ikintu kinezeza iyo hashize nk'imyaka 3 n'itanu aricara akamureba akavuga ati uriya uzi ko uriya motipe twakoranye oya ntabwo mwakundanye ntabwo muzi ni feke yakumenya se ubwo wamye ndamufite so ndashaka rero tureke ibyo oya ntabwo ugomba kwiyeza kuri rwa rwego usigara nta muntu ugufiteho ikibazo uyu munsi ujye oya mbasha nta muntu ujye uyoberwa umuntu yakatiye nabi nta muntu ujye uyoberwa umuntu yahemukiye uzi umuntu uyoberwa mu bantu bakwiriye sorry nk'ubara umuntu ushaka kubwira ngo bariya abantu bari kuvuga hariya uriya muntu yakaba yambwira sorry yangiriye gutya ariko agasanga njyewe cyangwa wowe cyangwa Poli ntabwo tubizi hari igihe ubuzi ko umuntu akugiriye nabi watabizi kubera yuko hatigeze habaho conversation yo kwicara ukamubwira uti wangiriye nabi reka nkubwire ahantu wamemukiye wowe ubizi rero yuko twaguhemukiye twebwe turicaye hano nanjye ndimo kandi twebwe tukaba tutabizi kuko ntabwo tubizi kore wakwivugiye nanjye ndimo cyane ese kubera icyo wumva ko iyo uvuze Poli agomba kuvuga iki nacyo ni ikibazo nimutuye muri karitsiye imwe twese turi amaraso ya O turi amaraso ya O please ntabwo ari O please uri A ni O ni ukuri byerekana ubwirere buhamya mfite ni ukuri hari umuntu Poli oya hari igihe umuntu abazi ko wamugiriye nabi utaramugiriye nabi wowe hari n'ikintu ukora ari cyiza ariko kikagera kuri mugenzi wawe feedback kuri we ari kibi example ushobora guha umuntu flowers ukamweza nka flowers wenda z'umweru cyane cyane abakobwa ukamuha nk'umweru cyangwa se rose kuko we muri we mu bwenge bwinshi bukeya afite azi ko indabyo ari iz'umutuku kandi zivuga urukundo noneho wamwohereza izindi akagira ngo ariko ibi bintu uyu nguyu akora ngo ni biki ko ntabwo areba ko bino bintu akaba ararakaye ariko azoherezanyije n'urukundo yagera amwe ati ngewe icyo nzi ko bamwohereze flowers bakamubwira bati indabyo dufite uyu munsi inziza zikiza ni umweru kandi zikaba ari na nziza ko indabyo z'umweru nazo ni nziza bazi ko uti ngewe ntabwo nzikunda nkunda umutuku kuko atamenya ibyo nkunda zikahita zigira feedback mbi we rero ahita gutwara nabi ugasanga umukobwa abenze umuhungu nawe ntazi impamvu bamubenze bakamuruhora indabyo atazi ntazikunda ariko yabikoze kugira ngo amushimishe ugasanga rero feedback ni mbi igihe kirageze niba wumva umuntu yarakugiriye nabi udashobora kwakira mu mutima wawe uzamwegera umubwire ngo nifuzaga ko tuganira kubw'impamvu runaka warampemukiye birambabaza kuryo nananiwe kubyakira mu mutima oya sadepi cyari cyo n'urabyo nari ntanze kubw'ibyo rero wigeze kungira gutya na gutya byibuze nawe umenye ngo hari umuntu ubabaye ku bwanjye kandi njye ntabizi nabikubwiye umugore uti ibyo naro nabikoze se ati yego rero uko mbyibuka njye nabikoze kubw'impamvu runaka ntabwo nabikoze kubera yuko nashaka kuguhemukira nta nshuti mpamya yuko kereka inshuti ije ifite papasi yuko nka serivisi utazi ko itari ngombwa wakakurakarira ngo wenda ngo yaje ngo yiterera mu bintu ninde bamubwira ko byivangamo ngo kubera icyo uriya muntu ngo ngo yanyivangiye mu buzima bwanjye ngo nta mpamvu yo kubuzamo ngo birase yashaka kwibonekeza ashaka kwigira ibiki umuntu akakwanga ariko wowe wagiyemo ubona ko akeneye help ubikora wumva ko uri gukora neza kumva undi yabyakiriye nabi wowe ugira ngo abantu bose bakeneye ko abantu bose bakeneye help mu gihe hari abantu badashaka umuntu uba helping reba nk'iriya histoire twigeze gusoma donc bigeze ko umukobwa watwise akajya kubibwira iwabo uriya akagombye kuvuga thanks aho kumurakarira cyangwa donc yagombye kuba yaramushimiye bibuka ariko ako kanara abantu bameze gutyo kamukorera service wakarakara haba ngo azaza asaba imbabazi ngo nzongera kumuvugisha maze hari n'uwufasha ukamufasha ubufasha bukeneye yamara kubona feedback nziza kuri bwa bufasha agataha ngo yaje kunyemeraho kandi service yayemeye so nigiye rero kandi niba ubona iyo service udafite ukuntu ujya kubibwira uwo muntu yuko yaguhemukiye ukaba wumva udafite ahantu wamuhera nywa amazi birashira oya ntabwo nywa amazi nashake gombe
usibe icyo kintu uzi ko udashobora kubwira mugenzi wawe ngo warampemukiye kubw'impamvu runaka gisibe kuko nta nicyo kikimaze ufite inzika for nothing noneho niba Gasirabo yarambabaje I make sure ko Gasirabo amenya ko nababaye kugira ngo nkiri igikomere sinongere kubeshyera Gasirabo ko yampemukiye kuko nshobora kugenda mbwira abantu bose Gasirabo ntumwana mubi Gasirabo muramuzi akagenda bibwira abandi aho kugira ngo kubera yuko we niba udashoboye rero ushobora kubibwira abantu ntubibwire Gasirabo bisibe nta gaciro bifite kuko ukeneye kumenya yuko yakugiriye nabi ni Gasirabo ntabwo ari kugenda umuteranya ahandi kuko twebwe yatugiriye neza simple as that ikintu nabonye nuko azi iryo kosa ko ryaramubabaje ariko nta kosa riba rihari maze gusanga abantu bagira amatiku yo kujya kubeshyera abantu ngo babagiriye nabi bananiwe kubivuga iyo umuntu akugiriye nabi ikintu cya mbere ukora kuko azi ko amubwiza ukuri ko akoze ikintu cyane niba umuntu yakugiriye nabi bikagukora ku mutima find that one wakugiriye nawe umubwira uti warampemukiye nawe amenye ko yaguhemukiye kuko kujya kubwira abandi nta solution nta muti ndabwira Gasirabo ngo Pole yangiriye nabi kandi Pole atarigeze akugirira nabi ndimo ndashaka gusebya Pole mu bantu bose mberekana ububi ariko njye ntavuze ibyiza nakoreye Pole igihe kirageze cyuko nivuga ngo Gasirabo yangiriye nabi n'umwana mubi mvuga ariko njyewe namubereye umwana mwiza muri ubu buryo kugira ngo dukompare ibibi bya Gasirabo n'ibyiza byawe Ego se hari umuntu ushobora kugira nabi ubundi bije kahita byitura aho ngaho akakugira nabi niyo mpamvu nakubwiye ngo nudasanga nyir'ubwite ntabwo uzamenya impamvu icyo wita kibi cyabayeho icya kabiri niba udashobora kubimubwira bisibe icya gatatu wowe genda ubwira abantu ngo Gasirabo ni mubi yarampemukiye ABCD kandi njyewe nakoze ibyiza ABCD tubishyire ku munzani kuko hano hari ikintu kibi nuko hari ikintu cyiza nimva ko Gasirabo ari mubi nuko nshaka kwerekana ko ndi mwiza ninerekane ibyiza nakoze ntabwo urabona ko hari igihe mwasokanaga n'ababyeyi kuko bizi ko akabanza akagwa warning ukabizi ko nugira ariye imera gutya nose wari uko wowe bikunze nuko mwagiye wabana kandi mwahava akakubwira ngo okay nitugenda ahantu ibyo bigenza gutya witwaye neza yego wagera mu rugo akakureka ukiyanduza ugakusakuza ugakora bya bintu byose so that will be good kumenya ko icyo kintu acyanga nk'ubu urugero rworoshye hari ibintu tuzi ko ababyeyi bacu banga none se ko mubana nabo kandi ubizi neza ko abyanga kuki wumva bo murakora hako ari abayigeze abwira kwi ngo ndagukunda ngo ariko mwanjye ngaho mbwira Gasirabo bibaho mbwira papa wawe cyangwa mama wawe cyangwa tante cyangwa undi wese ninde akwiye ko gukunda ubundi ngo ndagukunda ntawe none se kuki se wumva yuko batakwanga ahubwo mu gihe batarakuba ko gukunda nagira ikibazo ibyo nibyo twavuga ugasanga za Amson na za thank you akenshi ziba zifite why nyine ibaze papa aje hamwe ati rero umukobwa wanjye bizi ko ngukunda nambwiye bifite icyo kibazo umukobwa wanjye bizi ko nkwanga kubera impamvu runaka none se ibintu yanga akwangira wakora ariko arabivuga nanga iki n'iki ntuzagikora ntabwo nkunda umwana ugira gushyira gutya sinshaka kugira gutya ibyo ngibi byo kuduhana ariko yaburetse iyo amaze kukubwira ibintu yanga ukabikora abayanga bya bintu cyangwa abayanga wowe abayanze wowe kuko ari wowe wabikoze merci ahubwo ni mushaka abantu babwiza ibintu ntabwo byikora ni wowe ubikora urumva kukize mudashaka kubabwiza ukuri mwanze ukuri ariko murabizi yuko ba mama babakunda 80 20 bakabanga reka mubaze kandi kantu iyo bavuze ngo Imana ntago yanga umunyabyaha ariko yanga icyaha kandi ufite icyaha ushobora kuyihagarara imbere bivuze iki yarimbuka bivuze se ngo iragukunze kuko ikukunda yakubara bya byaha ukajya mu ijuru ariko bisaba ko ari wowe ureka icyaha kugira ngo igukunde kuko iyo utagikoze kuko yanga icyaha wabaye iki icyaha wowe ubwawe ni wowe urimbuka ntabwo ari icyaha kirimbuka abantu b'amatiku rwose niba uzi ko amatiku kurya amatiku nta kuri kubamo umuntu utagira ukuri akenshi usanga ibintu byinshi abaganira hirya ni utuntu tw'udutiku ni utuntu two kongorerana ni utuntu tw'utubangabanga navuga ngo ntabangangira abantu bagaseka ariko kubera iki bagira amatiku ubundi iyo byabaye ibanga riba ryamaze ariko ikintu cyose cyakozwe ntabwo kiba kikiri ibanga hano ni gutuma urambwa niyo cyasohotse oya wakoze ikintu kandi se wa mbere ugikoze ku isi ufite sinagashya ngo ukibike wenda nyuma kizavamo diyama
cyangwa nyuma kizavamo ikindi kibi nta kintu ugiye gukora kitigeze kikorwa nta n'ikintu ugiye gukora uri umunyarwanda wa mbere yewe no muri quartier y'iwanyu so wa mbere wenda ubeshye ariko ukumva birabangamye ni uko umuntu aba ashaka kwirarira ntago rero tukiri mu isi yo kwirarira rwose mu nshuti ntago rongora inkomerega yego ariko urongore za zindi wiraririyeho ariko zibizi neza kuri kwirarira kuko inkumi turabizi ko abahungu batwirariraho so nta mpamvu rero ndi kukwirariraho ntabwo wavuga ngo ndi kuko uramubwira uti ngiye kukwemeza ngo utwike hari umuntu aragutereta ukaba ubizi ko ari kukwemeza ngiye kukwemeza baby nganyemeze kandi oya natwe burya yari kukwemeza bavuga ngo uriya mutipe yaje yagize gutya utireka nanjye nzamwereka ugasanga mwese burya muri competition ariko ibaze ko ati ngiye kukwemeza gasira utoke nyemeza ndebe that will be fun you will enjoy tuvuga uti ubu se uti uyu muntu nsanga ngiye kukwemeza ariko ejo dufata appointment ejo nzakwemeza uza witeguye ikiragiye kukwemeza hazi ukabona aje yambaye kamambiri ati biteze utaje kukwemeza ko naje yambaye kamambiri oya ejo ukaza wambaye rugabire nibyo indi yavuze ngo umufeke n'ubundi abana n'umufeke niba utumira kwemeza ejo akaza yambaye kamambiri uti ibi nibyo ushaka kunyemezaho uti uti njye nanjye kamambiri ndatigera hari ukuri ubu izingo nyine ari kunyemeza ko kwiyemera ijambo kwiyemera tuzi ko ribaho kandi n'abantu bakabikora ubizi ko no muri brag umuntu ushobora kuganira akakubwira ukuntu aguruka nimugoroba kandi atajya aguruka akubwira ukuntu iyo yambaye ikoti impamvu ahora yambaye ikoti ari uko abikamo amababa ibyo bintu ko ari ibintu biri normal ari ibintu twandika muri filime abantu bakabizana mu buzima busanzwe abantu bose ni abacteurs n'abactrice kuri ino si abantu bose babaye aba direct abantu bose babaye abandi aba script sibyo kumurakaje akavuga turabizi njyewe nka paraketa bwa turabizi uyu musatsi njyewe nuku navutse meze iri bara gutya urumva icyo gihe wowe ntago urwana na pole cyo kuvuga ngo hoya urabeshya reka turebe zana turebe tugende dushyiremo umukara kubera cyane oya icyo gihe umwiciye ikiganiro uhita uti pole ayino uti ni byiza none yazabikora mukamubwira uti se nyuma yo kuvuka wavutse ubwa gatatu uzana umusatsi wundi barakubwira ati ati hari ibintu nakubwiye ngo iki uhita umenya ko hari ibiganiro nyine ariko nuvuga ngo uriya mungu arirarira ngo agenda gukora umusatsi ari we kandi atari uwe wayi barashaka kumva ko umusatsi ari uwe mubwira uti umusatsi ni uwawe woroshye ibintu yaba yishe vibe nitubitereho nyine njye nubwo umusatsi ni uwawe mubwira ni I love that one your hair nuhindura ukazanamo umutuku mubwira ni uvutse ubwa papo kuje ufite papo sibyo mubwira ni ngukundira uko uhindura amabara kuko iyo wahinduye ibara bavutse ubundi bushya kandi umusatsi ari naturel noneho neka kubeshya pole ngo ndagukunda kandi ntavuze icyo mukundira ningusha mwe pole ndagushimira yuko rwose dati papo yatumye ifoto yanjye isohoka neza abantu bakazabambwira ngo bana ngo uziko uziranye n'umukinnyi ari ukuntu ifoto ya na pole murakavuga ati uziranye n'umukinnyi w'umupira w'amaguru atariyo no mu kihe gihugu ntabwo umuzi uti papo ati ati uwo nguwo ahuriye na ba Pogba ibintu uti petit frère ati njye twakwifotoza ni bezaguhenda ariko umva bayankoreye umuti ariko neta kugira ngo hoya n'umwana wariya muri rompwe ni fake ntabwo umuzi mu kiganiro kwini ugasanga agiye kugusebya for nothing ahise bigira birebire oya ahubwo yishe mbwire pole ni thank you very much ndashaka kugushimira ubazi ko nziranye na murumuna wa Pogba uti byagenze gute umuha amateka abote okay kuko nari natwitse icyo gihe so urumva rero ushobora koroshya ibintu ugatuza ikintu cya mbere ni uguca bugufi ugasaba imbabazi kuko iyo umaze guca bugufi ari ikintu abantu bishuka iyo waciye bugufi ntabwo buri kuri munsi ya wa muntu iyo waciye bugufi uba uri hejuru ya wa muntu buryo wamanutse uciye bugufi muri wowe wa muntu ahita kuko uba umufite mu biganza reka you control someone waciriye bugufi simple as that ukabana n'inshuti amahoro kuko wasabye imbabazi kuko wamubwiye ko umukunda kuko wamubwiye icyo wanga hari umuntu utakubwiza ukuri y'ibyo yanga kuko wamubwiye uti njye singukunda abantu bikababaza ngo umuntu yakubwiye ngo ntabwo ngukunda nta n'itegeko rero ko agomba kugukunda nicyo kintu nsigaye mfa nta umuntu amubwiza ukuri uti njye ntabwo ngukunda ati kana karirata kuki atankunda ese ubundi ni igiki ufite cyo kugukunda kunda mugenzi wawe uko wikunda ariko muri bagenzi banjye nturimo bana n'abana amahoro gusa
sinkwegere ngo nkubangamire ariko nimba ko nagukunda nawe ntuzanyegere icyo gihe tuzabana tutabangamira noneho wige no kuvuga merci urakoze so no kuvuga urakoze nabyo no guca bugufi buri bivuze merci bire ariko ubu nujya kwa nyoko uvuga uti ndabashimira ko mwasingiye uzaba uciye bugufi zaba ari ikinyabupfura gushimira ni ikinyabupfura gusaba imbabazi ni ikinyabupfura kubwiza abantu kuri ni ikinyabupfura wibaze impamvu wanga umuntu ubwabyo ni ikibazo kuba hari umuntu wanga ni ikibazo ofe nabivuzeho gutya abantu bagira ngo tugomba kwera ko tubaha oya banza wumve ikibazo ufite mu mutima wawe gituma wanga abantu ntacyo utabarema ntacyo wabazaniye nta n'icyo muhuriyeho ubwacyo ni wowe nyiri kibazo sinsoje neza kugenda mvuga ati mfite umutima soje mubwiye ko kwangana ikibazo atari abo wanga ikibazo ari wowe mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Genesis TV yabateguriye ciao ciao nawe kuwa mbere nyuma y'umuganuro Genesis TV, the center of happiness.